Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda irangira, u Rwanda rwashyizeho umunsi mukuru rwibukamo intwari z'ibihe zahanganiye u Rwanda aho rukomeye, wizihizwa buri tariki ya 1 Gashyantare buri mwaka. Hari abantu b'ibanze bashyizwe mu ntwari z'igihugu ziri mu byiciro bitatu, ari byo imanzi, imena ndetse n'ingenzi. Tubahe ikaze mu kiganiro. Iyi ni Inkuru TV. Kuri mikoro kumwe nanjye nk'ibisanzwe Video Rugamba. Reka twongere tugaruke mu kanya turebera hamwe iby'intwari y'Imena, Mutara wa gatatu Rudahigwa. Muri iyi nkuru tugiye kugaruka ku ntwari yo mu rwego rw'Imena, umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa wahanganiye u Rwanda mu bihe by'abakoloni b'Ababiligi bashakaga kuruheza umwuka ukiganza. Amateka tugiye kubatekereza muri kiganiro cyacu kuri Mutara wa gatatu Rudahigwa, namwe mu mateka atarabashije kumenyekana cyane, ari nayo yaje kumugezwa ku iyicwa rye ubwo yatangiraga i Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi ku 25 Nyakanga mu mwaka wa 1959, ubwo abakoloni b'Ababiligi bageraga mu Rwanda batangiye amavugurura y'imitegekere y'u Rwanda nyuma y'uko batsinze Abadage mu ntambara ya mbere y'isi yose yabaye mu mwaka wa 1916. Urwijiji rwinjiye mu Rwanda. Uwitwa George Motehana wari ugabiwe kuba perezida w'Ababiligi mu Rwanda azana umujyi wo guhorahoza u Rwanda ndetse n'amatwaro yo kwihimura kuko rwafashije Abadage mu kurwanya Ababiligi, nyamara bikarangira batsinze. Umwami Yuhi wa gatanu Musinga yarahagorewe cyane kugeza ubwo ku ya 12 Ugushyingo mu mwaka wa 1931 bamuciriye ishyanga kandi atari ishyano. Mbere y'uko baca umwami w'u Rwanda Yuhi wa gatanu Musinga, babanje kujya barandura uruhongohongo inkingi zari zishyigikiye umushinga wo kubaka u Rwanda, aho mu mwaka wa 1926 bakuyeho ingabo z'u Rwanda bari mu gisirikare cy'Ababiligi n'Abanyekongo. Abakoloni b'Ababiligi bakinjira mu Rwanda bahise basesa imitwe y'ingabo z'u Rwanda uko yari 13 yariho ku ngoma y'umwami wa gatanu Musinga. Iyo mitwe y'ingabo z'u Rwanda uko yari 13 yari Indengabaganizi, Indugaruga, Iziruguru, Inshogozabahizi, Intangamuganzanyo, Ibihame, Imirimba, Imparambanyi, Urushashi, Urukandagira, Uruyenzi, Abakemba ndetse n'Abemeranzige. Muri uwo mwaka Ababiligi bakimara kugera mu Rwanda nibwo hubatswe ikigo cya mbere cya gisirikare cyubatswe mu Rwanda mu mujyi wa Kigali ahitwa Kankigali. Imyaka yose Ababiligi bamaze bakoroneza u Rwanda nta ngabo z'igihugu rwagiraga, kugeza mu mwaka wa 1962 ubwo rwabonaga ubwigenge nibwo u Rwanda rwongeye kubona ingabo zarwo ubwo hazaga Repubulika. Muri icyo gihe ibikorwa byose bya gisirikare byajyaga bikorwa n'ingabo z'Abanyekongo boherejwe n'Ababiligi, kuko muri Kongo niho hari icyicaro gikuru cy'Ababiligi mu bihugu byose Ababiligi bakoronezaga, ari by'u Rwanda, u Burundi ndetse na Kongo. Bimwe mu byateye Ababiligi gukuraho imitwe y'ingabo z'u Rwanda byatewe n'inzika Ababiligi baje bafitiye Musinga zo kuba yarafashije Abadage kurwanya Ababiligi mu ntambara ya mbere y'isi yose, kandi akaba mu mateka y'u Rwanda Ababiligi bari bazi neza ko intambara y'Abanyarwanda ari karundura, bakaba bakogoto bo muheto n'indwanyi kabuhariwe. Aba bakoloni b'Ababiligi baje bafite amakuru bahawe n'Abongereza. Abongereza iki gihe bakolonizaga Uganda ndetse na Kenya. Ayo makuru nta yandi ni ay'intambara Rwabugiri yagabye ku Banyenkore akabatsinda burundu arwanisha imiheto n'imyambi, kandi bo bari bafite n'imbunda. Bityo rero uyu mugabo George Motehana abona yuko atanze uburenganzira bwo gushyiraho igisirikare cy'u Rwanda bakabatoza imbunda, iherezo bazahindukirira Ababiligi bakabarasa bakabamara ndetse bikarangira babirukanye no mu gihugu. Kutagira ingabo kw'igihugu cy'u Rwanda byashigisha Abanyarwanda mu buryo burunduye. Ubutwari bwabo barabuniga ntibwongera kugaragara, kurinda ubusugire bw'igihugu ntibyongera kubaho, maze abakoloni baba babonye urwaho maze babashyiraho imirimo y'ikandamiza karahava, uwabatayikoze ibiboko bitabarika bikamubona. Umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa yagerageje gukomakoma Ababiligi ngo arebe ko yagarura ingabo z'u Rwanda, ariko biranga birananirana. Nawe ageze aho abirekera iyo bigoramiye. Nyuma y'uruzinduko rwa mbere yagiriye mu Bubiligi mu mwaka wa 1949 rwahinduye byinshi mu mitekerereze ye. Yatangiye guhangana n'Ababiligi mu buryo bweruye, agatangira kubabaza impamvu badateza imbere uburezi kandi yarasanze iwabo bwarakataje.
Ibyo yabivugaga ashingiye kuba Ababiligi barizezaga ibihugu byose bakoroneje biri mu Rwanda ko bazabateza imbere mu bikorwa bitandukanye harimo uburezi, ubundi bakabona kubaha ubwigenge bakisubirira iwabo. Kuva muri uwo mwaka w'1949 Rudahigwa nibwo yatangiye gukuraho ibikorwa bimwe na bimwe byahanzwe n'Ababiligi, harimo imirimo igayitse y'agahato iherekejwe n'ikiboko, ndetse aca n'uburetwa bwari bumaze kugera benshi habi. Mu myaka yakurikiye nko mu mwaka w'1954 akuraho ubuhake bwari bumaze guta isura y'umwimerere wabwo bwahanganywe mu mizo ya mbere. Mu mwaka w'1950 nibwo umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa yahirimbaniye guteza imbere uburezi, hanashingwa amashuri menshi y'ababanza ndetse n'ayisumbuye, harimo n'ay'imyuga n'ubumenyingiro. Mbere y'iyo myaka amashuri yari yiganje mu Rwanda cyane, yari aya seminari yateguraga abazaba abapadiri ndetse n'andi mashuri yigishaga gatigisimu. Nyuma yo kwangirwa n'Ababiligi kugarura ingabo z'igihugu, mu mwaka w'1953 umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa yahise yibeta Ababiligi ashyiraho inama nkuru y'igihugu igomba kujya imufasha gutekerereza igihugu, kuko yabonaga Ababiligi ntacyo yitayeho n'imigambi myinshi bayifataga batamugishije inama nk'umugenga w'igihugu. Hari muri Kamena mu mwaka w'1958 nibwo umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa yagiye i Buruseli mu Bubiligi, ahaberaga imurika mpuzamahanga ry'ibintu n'ibindi bintu by'isi yose. Nibyo yazengurutse ahaberaga iryo muri Amerika, abona ibihugu byinshi byarakataje mu iterambere, akomeza kubabazwa n'uko u Rwanda harekira igicuku ndetse nta n'akayihayiko k'iterambere ryaharangwaga. Ubwo iryo muri Amerika ryari ririmbanyije, umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa yibesa Ababiligi bari bamutumiye, ajya mu gihugu cy'Ubudage cyari gifitanye umubano uhamye na Semusinga, ngo arebe ko yajya gusubukura umubano bari bafitanye na Semusinga, bakanabafasha kwikobotora. Ababiligi basaga nk'abari inkorabusa mu rwa Gihanga, nta n'iterambere bashakaga kurugezaho. Muri ibyo bihe nibwo yabonanye na Theodore Roosevelt wari perezida w'Ubudage ndetse na Konrad Adenauer wari chancellor, bagirana ibiganiro ku isubukurwa ry'umubano bari bafitanye n'u Rwanda, ubwo barwinjiragamo bakaza kwirukanwa n'Ababiligi mu mwaka w'1916. Amateka ntagaragaza neza ibyo baganiriye byose, ariko hagaragaramo ko atabuze kumuganiza imbogamizi bahuye nazo kuba Ababiligi baramwangiye kurema igisirikare cy'u Rwanda, kuko nta gihugu kibaho kitagira ingabo zirinda ubusigire bwacyo. Mutara wa gatatu Rudahigwa amwereka ko agiye kurema umutwe w'ingabo z'u Rwanda bubi na bwiza. Icyo gihe chancellor w'Ubudage Konrad Adenauer yamwumvise bwangu ndetse amwemera ko azamutera inkunga muri icyo gikorwa. Ku ikubitiro yamuhaye kontineri yarimo imbunda zigera ku 100 zirekejwe n'amasasu, nuko bamuha indege agaruka mu Rwanda. Mu kugaruka mu Rwanda yaje aho yari yasuye batabizi, kuko icyemezo cyo kugaruka yagifatiye mu Budage. Agera mu Rwanda Ababiligi batazi ko ari buze, babimenye ageze ku kibuga cy'indege. Ingabo z'Abanyekongo zari ku kibuga cy'indege zabonye kontineri Rudahigwa yarakuye mu Burayi, zikurikiza amaso kugeza irenze igana i Nyanza. Rudahigwa yanze kuyijyana iwe mu Rukari, ahita ayijyana kwa nyina Kankazi aho yari atuye i Shyogwe. Ubundi arinumira, ariko amatsiko akomeza kuba yose, inzego zose zibaza uruhisho Rudahigwa kuyi Burayi. Ntawagerageje kumwegera ngo amubaze, kuko byagaragaraga yuko batakivuga rumwe ku bijyanye n'imiyoborere y'igihugu ndetse n'icyizere cy'ahazaza hacyo, bityo nta n'ibindi bagombaga kumubaza. Mu gihe yaragitekereza ko agiye kuhamagarira bamwe mu basore b'u Rwanda kwinjira mu ngabo z'igihugu, abayobozi b'Ababiligi harimo Musenyeri Andrea Peladi bamenye ko Rudahigwa yavuye i Bubiligi, ariko batangazwa nuko ntawe yigeze ajya kwiyereka. Ubwo niko gutangira kuneka uko yaje n'ibyo yaje azanye. Musenyeri Andrea Peladi wasaga nk'uwabishyushyemo cyane, yaranyarutse ajya i Shyogwe ku mugabekazi Nyiramavugo Kankazi wari nyina wa Rudahigwa, ajya kumusura nk'uko yari asanzwe abigenza, aza no kumubaza amakuru ajyanye n'ihindukira rya Rudahigwa. Mu gihe baganira ibiganiro bigeze kure, yamubajije iby'urugendo rw'umuhungu we, agira ati ese nta kadivayi yakuye ngo munsomyeho. Ubwo umugabekazi Nyiramavugo Kankazi amusubiza atangara agira ati yewe mbese ko ari nyinshi aho tuzazica umuzizi, iwanyu baramutekereye dore ko bagira ngo iki. Nuko umugabekazi Kankazi aragenda mu gikari yereka Musenyeri Andrea ya kontineri yari irimo imbunda n'amasasu Rudahigwa yahawe n'Abadage, yibwira ko ari kumwereka uruboho rw'inzoga umuhungu we yamukuriye mu Burayi. Ntabwo bigeze bakingura ngo barebe icyari kiri muri iyo kontineri, ariko amateka dutekerereza ko Musenyeri Andrea yasomye ibirango byari biri kuri iyo kontineri, amenya yuko hari harimo imbunda n'amasasu. Ako kanya akibimenya,
yahise ashyira nzira ajya kubwira Ababiligi ko Rudahigwa yakoze ishyano akaza n'imbunda mu gihugu, bityo rero bagomba kwitegura ko isaha n'isaha yabarimbura. Gusa Ababiligi baracecetse ntibagira icyo bagaragariza Rudahigwa cy'uko bamenye ayo mabanga, ahubwo batangira guca ibico by'uko bazivugana Rudahigwa ataragira icyo ageraho. Umwami w'u Rwanda Mutara III Rudahigwa yakubutse muri urwo rugendo rwe rwa nyuma mu bihugu by'u Burayi yahindutse undi wundi, asa n'uwariye karungu. Yari yafashe ingamba zikaze zo guhahira u Rwanda ubwigenge n'andi maboko, kuko yabonaga gukomeza gukundagurana n'Ababiligi ntacyo byazamugezaho. Yiyemeza ko agiye gushaka umubano uhamye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Urwo rugendo rwe rwagombaga kugera ku cyicaro cy'umuryango w'abibumbye i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kuvugana n'ubuyobozi bw'umuryango w'abibumbye uburyo u Rwanda rwakigobotora ingoyi y'abakoloni b'Ababiligi batigeze bagira icyo bageza ku Rwanda. Ibyo byamuteranyije n'Ababiligi, bagirana amakimbirane cyane hashingiye kuba yarinjije imbunda n'amasasu mu gihugu batabizi, kandi agakomeza no kubibahisha ntabibamurikire, ku buryo icyemezo cyo kumwemerera kujya muri Amerika cyagombaga gufatwa na Minisitiri ushinzwe koloni z'Ababiligi hashize amezi 6. Mutara wa III Rudahigwa yahise afata icyemezo cyo kugenda atazuyaje kugira ngo afatire ibintu mu maguru mashya. Ku wa 24 Nyakanga mu mwaka w'1959 Rudahigwa yagiye i Bujumbura mu Burundi kureba umuganga wamuvuraga witwaga Julien Vane ngo amupime uruhondohondo bimuhe kwinjira mu ndege ajya muri Amerika adafite ubusembwa. Nyamara Ababiligi bo bari bamaze kwemerana na Dr Julien Vane ko umwanzuro ari wo kumwica akimara kumugeraho. Yabonanye n'umuganga we mu gitondo cyo ku wa 25 Nyakanga mu mwaka w'1959, amutera urushinge atangira kumererwa nabi bitewe no kuvira imbere mu mutwe. Dr Julien Vane abonye bikomeye ahamagara abandi bo kumufasha, ariko Rudahigwa arushaho gukomeza kuremba. Muri uko gushaka uko Rudahigwa yakira, Julien Vane yahamagaye Padiri Venderi Vene amusaba kumuha amasakramento ye ya nyuma, kuko yabonaga uko birangiye. Rudahigwa yatanze bitunguranye ku ya 25 Nyakanga mu mwaka w'1959 hari saa 7 z'amanywa. Umwami w'u Rwanda Mutara III Rudahigwa yaguye i Bujumbura mu Burundi afite imyaka 48, kuko yavutse mu mwaka w'1911. Urupfu rwe rwamenyekanye mu Rwanda ku wa 26 Nyakanga mu itangazo ryavuzwe kuri radiyo ya Bukavu saa 3 z'amanywa, ariko umuryango we wari wabimenye kare. Umugabekazi Kankazi Redegonde ndetse n'umwamikazi Rosalia Gicanda wari umugore wa Rudahigwa ndetse n'abandi bo mu muryango ba hafi bafashe urugendo bajya i Bujumbura gusezera umugogo wa Rudahigwa mbere y'uko bamutabariza. Guhirimbanira kugaruraho ingabo z'u Rwanda, kwinjiza imbunda n'amasasu mu Rwanda Ababiligi batabizi, nibyo byabaye akaminura muhina uko urwanga abakoloni b'Ababiligi bangaga Rudahigwa. Umwami wa 27 w'u Rwanda akaba umuhungu wa Yuhi V Musinga, uwo nta wundi ni Mutara III Rudahigwa, n'intwari y'imena mu z'igihugu Abanyarwanda twibuka ibihe byose, kuko yagaragaje ibikorwa bizwi kandi bishimwa n'Abanyarwanda bose mu guharanira ubwigenge, iterambere n'ishema ry'igihugu ndetse n'ubumwe bw'abagituye. Ngaho nguko rero nguko imbunda zateranyije umwami Rudahigwa ndetse n'Ababiligi ubwo yashakiraga u Rwanda ubwigenge. Ni ntadusuresha ikiganiro cyacu. Iyi yari Inkera TV, kuri mikoro mwe kumwe nanjye Jideo Rugamba. Ariko niba wifuza ko aribyo twazagaruka mu kiganiro cyacu cy'ubutaha, wabishyira muri comment. Ndetse reka ngusabe gukora subscribe kugira ngo ujye ubona ibiganiro byacu mu ba mbere. Reka mbifuriza amahoro y'Imana mugire impagarike n'ubugingo.